Wanyweye spice tea wanyweye nanuza nawari na ice cream. Nanyweye spice tea. Uzagira ikibazo cy'isukari. Ntago bikore Angeli. Mera neza. Nse neza. Rana binamitse wamushi. Nyama. Vuga. Ntabyo kuvuga mfite ngo ikintu kiba gitangaje urakizi se ubundi ngo agaho kari kundi karahandurika wowe urumva ko ngewe kunkora mu mutwe cyangwa kuntamika ifu wabikoze by accident ushaka iki buretse winkora mu gatuza winkoraho banza wumve ngukozeho rimwe utangiye kurira none ugeze mu gatuza ya papa ririmo oya ubwo nayo nzi ubwo izi Karine yitwa Uwamahoro Karine Sylvie. Mungoze mutwe nabishaka. Wagenda aho ngaho. Nago nabishaka gasore. Ubwo n'ubugome. Watangiye kuzanamo ubugome. Ubugome burimo kukubona mitsifu. Ndagusiga mu matwi. Allah akbar. No. Wotangiye oya ntarakubireka. Oya. Uzi ko nyewe mfite nsutse wowe wakogamo bikavamo yose nge. Okay, urajya koga mu mutwe. Ndabimwemereye ko ndamujyana koga mu mutwe. Ayo nazanye ni wayemera. Turayareka. Mbwira izina ryazagamo cyane wanze. Mune bikanarangira turiretse. Ntabwo ndi kuryibuka. Ko hashize igihe twise n'abana. Kutabyibuka ntago ari ikibazo cyanjye. Pe wiyora ifu koramo. Koramo nsige wiyora. Nisi ukwajya ntabwo uyu muntu tubana. Gute? Ntabwo ndi butayenda gumanga. Sinzira cyangwa ubishyira no mu maso. Muraho neza amahoro y'Imana bane namwe Nyagasana akomeze kubarinda Imana ihaze ibyifuzo byanyu nizere ko ibintu murambasabira biri kugenda bicamo ese ibyifuzo byanyu nyine biba biri gucamo nkuko mba mbibasabira cyangwa ntago birakunda abo bitarakunda mukomeze mwihangane murusheho gusaba Imana nyine binoze kuri kundeba nabi kibazo ukuntu nyine wambaye ukantu mu mutwe uribuka ndi twahuye yambaye agashashi mu muhanda kogana we yari kugenda mu muhanda akambaye wowe ntabwo uri kumugendera mu muhanda ngende mu rugo ariko ntabwo nambaye agashashi mu gihugu kurumva umuntu wese uri mu rugo arakubona nta kibazo ariko uri kugendera kuri YouTube nako uri kugendera kuri KECAPU TV show kuri YouTube ariko ngewe ntabwo nambaye agashashi wambaye akantu ko kurarana wanakirirwana ubu ngubu ariko nshatse nagasohokana nkambara n'imyenda yo kurarana nkagenda mu muhanda hari n'ikiganiro ugeze gukora bimeze gutyo wambaye pinjama ngura uvuga ngo bigezweho ngo umuntu arabigendana umeze ute? Alhamdulillah. Uko sawa? Niko poa. Nasikia nataka kusinzia. Nikulalie. Unataka nilalia kuchano wala? Aha. Twongeye kugaruka nyine nk'umuryango hano twaje nka famille ngo twongere tuganire namwe ariko uyu munsi tugiye gukora ibintu bitari seriye tugiye gukora game sibyo ariko nta bibazo biri seriye bigomba kuzamo sibyo ntago ndabona ifu imbere ariko ntago nzi nyine ukuntu bimeze urambaza ikibazo ninyica ikibazo kijyanye n'iki icyo ari cyo cyose kandi urambaza ikibazo nawe uzi igisubizo cyacyo apana kumbaza ubaza ibijyanye n'ibyo nkora cyangwa oya ibibazo biri rusange ariko nawe ego nujye kumbaza ngo Franco ngo afite abana bangahe nawe utabizi wenda ndabizi okay nimba ubizi ukimbaza nisugo urumva wakimenya ubwo ninyica urambwira igisubizo cy'ukuri aho ngaho urumva nakora uko nshoboye ikibazo cyose nkubajije ntugisubize umva be urambaza ibibazo biri rusange urugero ushaka kumbaza ati wenda ubuseka nkubaza ikiganiro cya mbere ngiye nawe twagikoze tariki zingahe nk'icyo ngicyo ntago nyibuka birahita bigenda guterera urafata iriya fu yinsige mu maso buretse nyine
no si ubwo ubwo nashaka kumva nimba ibyo unsobanuriye mbyumvishe neza ni gutyo nyine ni gutyo hanyuma wowe ni ryari ni gutyo nyine kuko nukica nawe oya ntabwo mbizi gusa nashakaga nyine kureba oya waretse wari uri gusobanura ukuntu bigiye gutangira kugenda kamanze nyisiga utayinsiga ugomba kumbaza ikibazo nawe uzi igisubizo cya yego twatangiye ni njye ubanza twari dufite gahunda yo kubanza reka mbanze ndabarira mbanze kuko icyo ngiye kubaza kijyanye n'ibyo ngibyo twagiye ntabwo ari byo ngiye kuvuga nanjye reka iyi cano yatangiye ryari umunsi wa mbere itariki n'ukwezi umwaka wo n'uyu nguyu turimo 2023 ukwezi ni ukwa gatandatu yego itariki ntabwo mbyibuka buretse nereka itariki 27 z'ukwa gatandatu impamvu aricyo kibazo mereyeho ni ukugira dushimire abafana maze kugira abasabi 64 na 200 mu mezi urumva atageze kuri 6 ni indashyikirwa no kubashimira cyane barakoze mukomeze musubscribinge musharinge bakomeze badushyigikire niyo mpamvu ariko nyine nyiri cano ntago yibuka itariki Binda guhonda reba utangira kubinsiga kandi utambajije ikibazo wambajije ndayitsindwa wasubije none urukongera kwansiga uwo yawe ya okay ni ikibazo cya natwise bari abana b'imanga ryari itariki n'ukwezi kwa 8 tariki 31 2022 nawe mbaza nibyo nagikoze kuba twita buvuga no kuvuga umunsi nyine n'icyo gihe nyine nibwo nabatwise kuba twita gute kumenya ko batwite cyangwa noneho urafomboje biguyemo kuko nawe urumva warakibajije nyine mu buryo warakinyumvanye ejo bundi mbwira wenda nari mbizi navutse tariki zingahe uwo munsi wari kuwa kangahe wavutse tariki 13 umwaka uri muri za mirongo ntabwo nzi ngo umunsi ngo nuwarya ubwo byansaba gufata kalendari nkasubira inyuma mbara ari ku cyumweru ndekura ubu nanjye mbikubajije wabimbwira oya ntabwo nabikubwira wavuze ngo mbaze ibyo nshaka nyine kandi ntabwo nyigana ntabwo nyigana ku bibazo mbwira amazina ya Latifa yose Uwera Latifa nabya nagikoze ubwo iyo ugikoze se uragira witubaza nyine impita nkubaza ikindi ko bitangiye gushira se mubaze mbaza ndumva agiye mbuze ikintu njye nawe duhura cyangwa se umbona bwa mbere hari kuwa kangahe icyo ngicyo nawe ntabwo ukizi duhura bwa mbere urumva ibintu byo muri 2009 hari mu nimugoroba nakundaga kuzi iwacu kuwa gatanu oya hari nimugoroba icyo gihe ntabwo mbizi ko twari tuje manza kurya nyine hari kuwa gatanu ko wambaye nambaye uniforme oya wishyira ushobora kuba hari no kuwa gatatu oya be wowe wishyizemo uko twakundaga kuza iki kibazo katukireke ikindi ahubwo urumva ko uri gufomboza se bimeze bite ikindi ugiye kumbwira ni ikihe kintu twariye ku itariki 12 2022 mu kwa kabiri ni ikihe kintu twariye ikintu twasangiye nyine bwa mbere twasangiye ice cream turya brochette y'inkoko nimugoroba twanyweye iki njye nari ndi kunywa coca njyewe kunywa orange wowe kunywa iki nanyweye spice tea nese spice tea wayinyweye kwa nuza hano twari twagiye yego wanyweye spice tea wanyweye na nuza nawe na ice cream nanyweye spice tea uzagira ikibazo cy'isukari ntabwo bikoreye mera neza
rana binamitse wamushe yama vuga ntabyo kuvuga mfite ngo nanywe spice amaheru ziba yala uramenyereye ujya usigaho dukeya ushyize mu kanwa hari icyo mbona akazi kambwiye ndarya ifi idahiye uretse wancanze nabuze icyo mvuga kubera ukuntu wambwira ukuntu nsabana nyagasani wumva aha twagiye aha izina wagira ngo urakazi busheri ziba aha nengeye kubaza amazina urumva akazina kagatazirana ubwo ni nickname nyirijana anyita nakaye kandi shara umunsi poto yigeze ukavuga ndakumva ntabwo nakibuka ko poto wanyita Pedro kubera iby'umupira hari akandi kanyako ntacyo yinsiga ndatamamagara mu nkamenya ndagusiga mu kanwa nanjye kuko uye bebe nugusiga rimwe ndaguhonda nugusiga rimwe genda ntabwo ari wabivuze ko ari ugukoraho rimwe ni ugukoraho rimwe nyine ubwo ndajabura byinshi mu kanya sha okay nanjye akube uzi ko nanjye utaza gusira n'ubwanjye kambwira ngewe nzi hari Nelly ko Nelly ntabwo byanditse ku marangamuntu ariko ntabwo ari akazina iwacu papa yaranye ko papa ajya kwita ko ndayamanitse ntabwo mwazi uri kudaha sinzira cyangwa iguhomekemo nawe nasi kuri guhuha numiwe nabuze n'ibibazo kubera ukuntu ibintu uri kumbarira nyine ntabwo binshimishije habe na gato kabisa ntabwo nahise ko biri bugende gutya wari kuba wabyanga kubyanga ndekura ndagukunda sheri ziba mbwira nabuze aho mera kuko guseka wandusa nk'agasimba ibintu wangureye nyine nanjye ndi kubyibaza ziba nabuze ibintu ngo baza mu kanya ahubwo urabona ndize noneho dukoresha imvura ujya ukica ujye mu mvura none nisize ibintu mana we oya nkomeze nkwibarize se washaka ukuntu uhindura kuko ndabona ngiye ifu yose urayinsukaho kuko ndi kubura ibibazo nkubaza kandi ngo kopeze ikibazo ubwo nkopeze ikibazo ubwo nyine uraba ukizi nyine ubwo se urumva bishoboka nabuze aho mera mbaza ikindi mbaza ni iyihe kucecetse uri gutekereza nyine ikintu nyine gituma unshyiraho ifoto ceceka ndashaka kuhagira ni ikihe ni iyihe ndirimbo nkunda cyane ariko ntashobora kuba napositinga cyane ko udashobora kuba wapositinga ngewe ikintu mbonye ikintu nkunda urabizi ko ngikata nkagipositinga sibyo n'ikintu kinsekeje ariko hari indirimbo nkunda ntashobora kuba napositinga kubera nta mashusho igira oya oya ntabwo ari iby'amashusho kuko nanapositinga amagambo gusa cyangwa nyine uko yaba bimeze kose ariko mbwire indirimbo nkunda ntashobora kuba napositinga bebe iminota iri kurangira ariko ndumva nyine unshanze ukunda indirimbo nyinshi ukunda indirimbo za Zucu ukunda indirimbo za Diamond uvuga izina ry'indirimbo ya kera se y'ubu ngubu be mbwira izina ry'indirimbo kundya kuru niyo mpamvu ndatinya gusubiza mbwira nutinda n'undi ndagusiga utasubira warayipositinze bebe waretse ibyo bintu urimo kwivugisha ndimo ndashaka iyo ndirimbo vuga izina ry'indirimbo imwe cyangwa uvuga ngo byananiye ngo usiga ubundi nanakikubwire yananiye ko ufite indirimbo nyinshi ukunda
ariko nanjye ngiye guhita mbigukoresha. Indirimbo nkunda ariko nashaka gupostinga niyo nakubajije. Ni indirimbo yitwa Ni Same ya Zucu. Impamvu nashaka kuyipostinga urayizi ni ukubera ko igira amagambo toka. Bebe. We ni indirimbo nkunda nanjye nashaka gupostinga. Umuzanyije umushinge ariko nayo. Nayo. Ni iyihe? Ni indirimbo ya DMX. Ntacyo nzi. Yitwa Give Me a Sign. Ese mu umunwa basi. Ahubwo bumbure. Wowe uri murangira ngo wari kubikorana ubugome. Wambabaje cyane ubana mitsifu. Noneho bazanye tani ahana akakuna itarira. Nta mwana wande ko ndetse bose bahita biruka. Okay. Nuwuhe mu YouTuber nkunda kureba? Simvuze ngo uwo mu Rwanda cyangwa se uwo hariho hose, uwo nkunda kureba cyane. Uwo ukunda kureba cyane? Ndavuga batatu. Ngiye ndavuga batatu. Wese kuri gushaka kwigenera kusubiza ikibazo cyane. Iyo nagiye ukazi ntago mbanza buri kureba. Oya bebe, vuga mu YouTuber umwe nkunda kureba kandi simvuze ngo uwo mu Rwanda gusa. Muri rusange. Muri rusange. Wa mama w'umunyakenya. Ntabwo izina rye ntabwo ndizi neza. Cyangwa se Stella cyangwa se oya wivuga abandi benshi navuze umwe. Yitwa Niki. Ndemvuze benshi. Uriya wa mbere wavuze niwe yitwa ubundi Mwende Magi. Mugende Magi. Aha. Nijye kukubaza nakumbaza njye maze kukubaza. Uretse football. Ni ihe sport yindi nakini cyanakoze? Basket. Rap. Ni ihe? Karate. Nese ni sport? Karate ni sport? Deka disigaye. Bumba. Mbombe wabonye? Bumba nabonye. Bana intoki. Njye nazo ndi gushyiraho. Turye naho gatoya. Twa mahero. Amahero gutetse ibyo ngore nubizi. Ntari. Okay. Aha. Ngiye kukubaza ikintu mbizi neza kutari bugishobora. Nyine urumva nsiga nyine ntirugo nakibaza. Mfite ba nyogokuru bangahe? Ni benshi kuko vuga umubare. Umubare wabariho cyangwa vuga abariho. Abariho? Abariho sisi mama Moise gusa n'umwe. Ni kareka. Malayika ni nyogokuru wanjye. Uwo mu malayika afite Kenza. Uretse nawe mu malayika afite Kenza. Ni umwana n'abana. Genda. Fifi ni nyogokuru wanjye, mama Moise ni nyogokuru wanjye. Eugenie ni igiki? Itante. Eugenie tante cyangwa ni nyogokuru? Na Tesire ni nyogokuru. Urumva nawe n'abazi bamaze kuba. Bana wa mikro. Ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe watuma ngusiga mu misatsi. Ndakaraba. Kurama ko karnaye ko mu mutwe. Wakoze mu mutwe. Oya makoze nabishaka no biteye. Nanjye ndakora nabishaka. Oya wivuga ngo ningakuremo uruzi ko ibi bintu tutse ntabwo ifu yavamo. Reka nanjye ibintu kunyogoshesha ntabwo ifu yavamo. Ndahakora nyine nanjye ntabishaka. Oya nge sanjye nagukuyemo. Oya nanjye ndahakora ntabishaka. Oya bebe. Oya wizana bya bindi ngo ngabyane ngo naraje ngo ndakubwira urumva uyu ntabwo ndi buramo. Oya jeri ntabwo ngakuramo be mbabarira. Byatuma mambura. Kandi ndakennye sana kurya ntako njya kwisukisha. Nzagoye kwisukisha. Oya warakoze. Iyo bike. Baza. Watangiye kubikomplika. Gute? Abo bantu bose ngubwira baza. Ndabazi nyine. None wari uzi ko mfana iki nabo? Nzi ko mfana iki nabo?
bari ko ari abatante kuko ubona atari bakuru cyangwa abakuzine. pole ba pole. Aha. Umubyara wanjye ubwo ni mushiki wa Bertrand uramuzi. Amazina ye yombi yitwa gute? Imwe yitwa Karine, irindi afite amazina 3. irya papa we ririmo? Oya. Ubwo nayo nzi. Ubwo izi Karine yitwa Uwamahoro Karine Sylvie. Mungoze mutwe nabishaka. Wagenda aho ngaho. Ntago nabishakaga sorry. Ubwo ni ubugome. Watangiye kuzanamo ubugome. Ubugome burimo kuko wanamitse ifu. Ndagusiga mu matwi. Allah akbar. No. Utangiye ntakubireka. Uzi ko ngewe mfite nsutse wowe wakogamo bikavamo se ngewe. Okay, urajya koga mu mutwe. Ndabimwemereye ko ndamujyana koga mu mutwe. Urana ko wagiye no kurira. Nyine bundi kwe ako be uzi ko bansutse amasaha menshi. Ikintu kiba gitangaje urakizi se. Ubundi ngo agaho kari kundi karahandurika. Wowe urumva ko ngewe kunkura mu mutwe cyangwa kuntamika ifu wabikoze by accident ushaka iki? Nshaka kuguhana ko winkora mu gatuza winkoraho banza wumve ngo ukozeho rimwe utangiye kurira none ugeze mu gatuza ugiye kunosha ahubwo ariko jya undebera. Okay, ikindi kibazo ubundi twakagiye hanze tugakoresha n'amazi. Aya ntabwo nshaka kuba icyondo cyangwa ubugari noneho mu maso. Nuko nawe ugahita bagushyira mu safuriya nubwo itasonga ku ruhande agafu mbese byaba bari ukuvugurura ubugari. Bavugurura ubugari gute? Reba nk'ububa bwaraye ukabukatira mu mazi yabize ukatushyiramo ifu nshyashya noneho ugahita ubusonga ugahita buba bushyashya bwose. Ubwo ntabwo bishoboka. Ibyo bintu bibaho. Ntabwo urarya igiporo. Igiporo nicyo cyo ndakizi kimwe kiba cyafashe ikintu kimeze nk'urukoko nyine kiba cyafashe. Ubugari bwaraye cyangwa ubugari bwaraye nibwo icyo giporo sheri. Ese nzabuguha uburyo wumve. Ntabwo bishoboka sibo. Kubera kireka turi mu ntambara wenda twarahunze. Ujya? Ntayo. Neza ubwo nyine ubugari bw'igiporora umuntu muri comment atubwire nimba buzi cyangwa neri nawe. Nta muntu utabuzi ubugari bw'igiporo. Wowe ni okay nzatuma ubumenya. Nzabubone gusa ariko ndumva nyine ubugari buvuguruye. Ubugari mba numva ari ikintu umuntu agomba kurya kigishyushye bikarangira. Rero urabona iyo abantu batabumaze wenda urugero muburiye ninjoro bugacya. Buriya rero bubyuka ari igiporo kiranaryoha kubi. Babukonje. Nyine ikintu numva naba narariye gikonje gutyo cyaraye ni kawunga. Ese ubundi kawunga yaraye buriya bari igiporo yaba ari iki? Abari kawunga nyine. Kuki se ubugari bwaraye bwitwa igiporo? Ubwo byamubona hari nka wenda mwebwe ahantu muturuka ariko bavuga abaturutse wenda nk'irubavu cyangwa Musanze bafite irindi zina babiha nyine ibyo bintu. Okay. Twagiye. Tristan umushaka kuza? Ikindi kibazo ni iki? Reka manze gusiga ariko. Iki? Unsigira iki se? Gusa kugusiga. Oya abe oya ko none. Arantu mbona hatariho agapu. Oya. Uretse. Twagiye icyo kibazo cyawe urumva nshatse kudisturbinga nyine kugira icyo kibazo cyawe. Oya mba. Na yahe mazina? Twari oya. Ngira izina rimwe mu ryo twashatse kwita abana. Twahinduye tutabise tukarireka. Ku bintu bijyanye n'amazina y'abana se ko nabikurekeye cyane kuko bikomeye. Ariko wari wabindekeye ndayahiga ndayazana turayemeranya. Hari nayo nazanye niwayemera turayareka. Mbwira izina ryazagamo cyane wanze. Mune bikanarangira turiretse. Ntabwo ndi kuryibuka. Twashize igihe twise n'abana. Kuba utabyibuka ntabwo ari ikibazo cyanjye. Pe wiyora ifu kuramo. Kuramo nsige wiyora. Ese ukwajya ntabwo uyu muntu tubana. Gute? Ntabwo ndi butaye ndagumanga. Sinzira cyangwa ubishyira no mu maso.
nabuze ikibazo mbaza kubera umutima mubi mfite mbese singere batatu kuvuga hano ubundi ngo nkwereke ndakuruma n'amenyo wankulaye ndakuruma n'amenyo iyo uri keza ziba cyane toka bana we mbaza nawe nabuze ikintu ngo baza kubera umutima mubi iryo zina ndikubwire cyiza cyiza harya naryangiye iki hari umuntu witwa cyiza nzifitanye nawe ikibazo cyangwa navuga cyuzuzo cyiza cyo mu rukiza cyiza naryangiye cyane umukiza nshobora kubanza ndumva atari ubwa mbere ukaba umuzi nabi byashoboka cyangwa se dufitanye ikibazo ari nk'ideni se cyangwa ikindi kintu never know ufite umutima mubi nabuze ahantu mera nkubaza nkuhire oya nta no koza toka iyala nanjye ndikora ndi kukuyobera cyakora reka nkubwize ukuri iyi game yatangiye ufite impuhwe wikoreshamo kansega ngo oya wabigize birebire untamika ifu wayinamitse wayinamitse abantu muri kumenya nimba ingwe ari mutabazi mumubwire ni njyewe ni njyewe twagiye komeza umbaze cyangwa ngiye uyu munsi ni njyewe wateguye iyi game nawe niwumva naguhemukiye nawe uzategura iyawe utegure n'ikintu ushaka kuzansiga kuko ntago nifuzaga ngiye gukoresha ifu pe nuko imvura yaguye ikanenguha ariko ibintu nari gukoresha ni amahirwe nagize okay so ndumva nyine hatangiye kuzamo nabyita innovation ni byiza kuzana nyine ibintu nk'ibi ngibi baba ari byiza ubwo nanjye ngiye gutangira nyine mpimbe ibintu nzajya ngukorera utakekaga ko nagukorera ku buryo uzajya ubura aho uhera nk'ubu nabuze aho mera nkubaza kandi mfite ibintu byinshi nibakuraho kamera urabibona ndabibona byinshi okay ngere kambe nibwirira abantu mwabonye ikiganiro nakoze ndi kuvuga ku bintu byo kurya by'abana mukambwira ngo hari umuntu wo mu Bufaransa wanyandikiye ariko banza ureka guhita ugiye banza ushimira abantu bo muri diaspora ufite abafana benshi za China niho turahera bangombwa komere na ba winter ntago bakumenya ni njyewe tujye muri Canada marume aricenjoyinga tujye muri Amerika za Elena za Ohio hari abavandimwe okay urumva tujye ni Bugoyi nawe ni muri diaspora uwera komera uwera Latifa na ba Nyirijana bose okay ndaje ndasuhuza umwana mwiganye cyangwa mwakundanye turya ingumi kuri kamera ngiye gusuhuza umwana mwakundanye ndasuhuza umwana twigeze gukubitira inyuma y'amashuri hari umukobwa witwa Sandrine uhereye mu gukubita hari umukobwa witwa Sandrine yajyaga ajya mu ndirimbo muri bamenya yakennyemo yitwa Kisu icyuma yakennyemo yitwa Kisu noneho niba nibeshye Ramazani agira amazina atamenya aho yakura uwo mukobwa rero twigaga mu wa gatanu agira amahane nkunda adakunda umwana wamenyera sinzi icyana cyanciyeho rero kinkubita urushyi mu mugongo tuza kumujyana ahantu bita Darifuru njye nawe turamudiha uwo mwana simwibuka ngo ameze ate ariko wiruka ko Sandrine yangaga umuntu wese wankoraho byo kurwana ariko byo kurwana by'abana biri aho ngaho ejo bundi naramubonye ariko mubona twese turi mu muhanda mbura ukuntu musuhuza nimero ye wasanga nta nimero ya Sandrine ndayigira cyangwa iyo mwakubise ya Sandrine uwo twakubise ega nagaru kuvuga ngo ukubite kundi ni kumwe abana baba barwana nyine namuhaye nk'urushyi nyine ararira aragenda ariko bivuga se ko nanjye yari yankubise akiruka okay ariko Sandrine rwose ntabwo yajyaga akunda umuntu nyiyenzaho niga kivugiza ikindi ndasuhuza abantu niga Portugal bajyaga bakunda kumfata bo mu wa gatandatu b'abakobwa bakangendana ngo ndakazungu ngo nyiri kazungu ngo kakana nta kazungu none nitinyiraga abantu babanjyanagamo nyine nkarira cyangwa agendamo nanga nkabasuhuza nkatanirukanka noneho rero ndashimira cyane umuntu utuye mu Bubiligi sindi buvuge izina rye sindi buvuge nimba ari umugabo cyangwa ari umudamu sindi buvuge nimba ari umukobwa cyangwa ari umuki ni pare wanjye cyangwa
ntabwo ari pare wanjye, ntabwo ari na marene wawe. yego mama princess agenda gusuhuje, komera cyane. komera nawe this way. Urumva komera kuko tuziranye. urumva sheri, uwo muntu ndamushimira cyane, Imana ijye imumera umugisha. Hari abantu badukunda pe bya nyabyo, hari abantu mugira umutima mwiza, hari umuntu ukubona kumva bimwe mu bintu mu nshingano ufite harimo izo yafata. Imana ijye isubizaho mukura, Imana ibamera umugisha. Amina. Imana ijye ibamera byose, kubera ko njyewe usibye kukubwira ngo urakoze ibintu nkoreye gutya na gutya, ariko igikomeye cyane ni uko Imana ariyo yakumembera, kuko nibyo byagira umumaro cyane kuruta njyewe. Ikindi, uwo muntu wo mu Bufaransa nawe ndamushimira, yambwiye ko ngo kugaburira umwana umunyu nubwo yaba ari mukeya, ku mwana utaragira ngo imyaka 2 atari byiza. Mwari musigayemo bakubita umunyu? Ndawubaha da mukeya nyine, gusa nuko we yambwiye ko n'uwo mukeya akenshi uba usanga nta kintu umaze, ahubwo icyiza ari uko wabireka ukawubaha kuri icyo gihe. Imyaka 2. Yego. Urumva n'abandi bumvireho nyine. Bitewe nuko ushaka gusanga umwana wamuhaye ibiryo bitarimo n'umunyu atabyemera. Kimwe nk'uko uyu munsi aba hano bariye porici itarimo isukari, bayiriye bari kurira. Ubundi mwashyiragamo isukari? Byiburanye ariko ikabirimo. Rero iyo bahaye wabikuyemo, hari ukuntu n'ukunda kurya yari yanze. Na Mikael yari ari kurira, kandi ibyo bintu ntabwo bigira. Ubwo ararya kumva ntabwo biryoshye. Sinzi nimba bayumva test yahindutse. Arayumva. Yumva isukari akamenya ngo arabyumva. Ubu nzaba urusenda ndebe. Twakwicana. Ubu kugira ndebe nzashyiraho gake numve nyine nimba. Oya, nta bya gake be, urusenda n'urusenda. Ushobora gusanga umwana nta kibazo. Oya, ego Rwanda mu nyumvire da. Ikindi kintu nari oya narangije gusuhuza no gushimira, ahubwo hari ikintu nshaka kwibariza. Abantu mufite nk'umwana ubona ibiryo akarira, umwana udakunda kurya, uwo mwana bamukorera iki kwera kugira ngo ajye arya kimwe n'abandi? Nubwo yabona abandi bari kurya, ngira ngo abavuga ngo barabarasaza, wararira bakunda kwimera gusa. Taliha wamo no wa nyina. Taliha umuntu ukunda ku kintu cyo kunywa ni ngewe. No wa nyina. No wa nyina. Twagiye dukomeza ibyacu. Wabuze ibibazo? Nabibuze byinshi, nabibuze cyane. None se uko unciye imbaraga? Nawe ngewe nyine wambabaje. Ikibazo ahantu ho kugusiga hashize, cyega nikira mu musatsi. Oya, mu musatsi ho urumva byaba ari ikibazo, ari gutanga akazi kenshi. Hari icyo se n'ubundi uroguhe uhereye mu nakubeshye ngusabye imbabazi turekera gusiga n'ibyo. Oya, none twakora iki? Twaganira. Oya da, nta biganiro bihari. Yira ukuntu uri kwiyumva. Niyumva ne? Uri kwiyumva gute? Meze neza. Ubuzima bumeze gute? Bumeze neza. Abanzi n'abakunzi bawe baraho. Barasaza. Ntabwo be, ibyo ngibyo tubyihorere. Bameze neza. Mbwira byose ndabisubiza, ariko n'ahandi turabisubiramo. Nabuzana mubaza. Okay. Bwa mbere na mbere dusohokana, sibyo? Tujya muri club. Niye club twagiyemo? Twagiye muri People. Twagiye muri n'ahandi twajya reduzerega yari nka club. Bebe unumbeshya nubwo ntabizi. Bebe oya, karakara akabari. Be utangiye kubeshya uvuga izina ryaho. Akabari k'imiziki kwa Pazo, yitwa kwa Pazo. Nasira ni boîte. Ibi bintu byose sinabonaga biri hanze. Byari biri hanze. Okay, boîte ubushaka nyine bari boîte nyine bari box ifunze. None kare. Kandi ngo no musiramu kazi. Oya, sinayigiyemo hari inzoga nkwa. We ntazumwe ariko ngenzi ko nahari ahantu ho kubyinira nyine. Nese abantu batari bayagaye. Bebe bari bayagaye ariko ntago ari boîte. Wijya kubeshya, shaka ikindi ndakwemereye. Ikindi sibwo nikiye ko numutangiye kumvumbura. Ni iyihe tariki? N'ukwezi. Sibyo? Twamenyeyeho ko nkite abana 3. Itariki n'ukwezi ni mu kwa 9, ariko itariki ntabwo nyibuka. Ntabwo nahita nyizana.
umva rero maze ibibazo bimaze kuba byinshi. bimaze kuba byinshi se hariho umupaka. Tariki 23 z'ukwezi kwa 9 nibwo test yagaragaje uturongo tubiri. Uretse urumva nyine ko ngiye kugusobanurira tunanabifata kuko ndiyenza nshobora kuzongera kabikubaza. oya ntabyo kongera kubimbaza. Tariki 23 z'ukwa 9 nibwo test yagaragaje uturongo tubiri. Tariki 19 z'ukwezi kwa 10 nibwo twagiye kwa muganga. Ndayindebera ukuntu ari kuyora. Subu ndayisigaye. Kwitama? We yagurikira kumvura. Ubundi wagahereye kare bumba umunwa reka umunwa wawe nawe ugize. Wame muki. Sha urumva ko ukoze mu musatsi. Bebe hoya ntabwo nkoze ahubwo uzi ikintu nyibukije. Hari filime z'Intanzania najyaga ndeba bakazanamo abantu ngo bakina ari abazimu. Nyine wagize umuzimu. Bazaga ari gutya bameze. Ngiye no kwigendera. Naho. Umva. Mwakoze kutureba. We yagira gutya gato ahubwo mikoro wenda sizangirika ariko ntabwo ugiye. Umeze ute? Ntago meze neza habe na gato. Nta n'ikintu kinongera kukubaza. Ndashaka kuguha n'amazi. Ndakwiyamye. Reka dukoresha amazi. Tuyakoresha kugira ngo bitagenda gute. Mubaze ikibazo cyica mbere ku musatsi. Nta kibazo na kimwe cyane nsubize tuganire. Tuganire kuki? Nakubajije nyine amakuru y'abanzi bawe n'abakunzi bawe. Bameze neza. Mperutse kuvugana nabo. Bameze neza. Wagiye kubareba. Wabonye ukuntu abantu bakiriye Mikael? Mikael ubundi Mikael n'ubundi ni Mikael ni intumwa ni nambara ngo ni intumwa ni umumarayika. Uriya mwana n'umwana mwiza cyane nubwo yakuze yavutse bitameze neza ariko Imana igenda igaragaza nyine ko gukora umumarayika kandi niyo mwana ukoreba akagwe agahita nyine kwakira kandi ni ku bantu benshi ntago atinya abantu nk'abandi. Ikindi afite kalite nyine buri muntu nta muntu umwanga nawe nta muntu yanga. Ubwo umuntu nyine uzadusura nyaboneka Mikael akakwanga tuzabura iki ntabwo ari kiba ahubwo buriya mutima imitima yabo izaba itakoranye n'iy'umumarayika. No ahubwo hari ikintu kimwe ngo iyo umwana umuteruye akarira hari abantu bajya bavuga ngo ubu uri mubi ariko ntabwo biba ari ukuri ahubwo hari igihe umwana batinya abantu sibyo kuko nka tali hana hari wabatinya abantu. Tuvuge urugero ndamuturaje twinjira hano twese Frank aramuteruye ntarize ndamuteruye ntarize akugezeho ararize ndamusubiranye aracecetse turongeye turagerageje ndamuguhaye ararize. Ubu urumva udatezanya bindi cyangwa iyo atari wa mwana utinya abantu ubwo wenda ushaka uri umuntu mubi kuko nyine abana umwana utavuga ntekereza ko abona ibintu twebwe tutabona cyane. Ariko ari umwana utinya abantu niko hari umukobwa wo muri Kenya njya nkurikira sinibuka izina rye neza atunze ipusi nyinshi cyane atunze n'imbwa nyinshi cyane nta mwana agira n'ibyo bintu atunze mu rugo rwe ariko ngo iyo uri inshuti y'ukahaza afite ipusi imwe iyo pusi kwanza ntabwo ugaruka mu rugo rwe ntabwo umujya kuba inshuti. Ubwo iyo pusi wayabonye nyine ufite nk'ubumwe ngo ababona ko ufite ngo ibintu bibi muri wowe cyangwa se ko umuntu nsa nyine hari umwana wanjye wanyakiwaye Mikael akubonye yaseka cyangwa agahita ari cyaba muzani hano ndebe wabikorera icyo nkareba korera icyo ndebe rwose nimba ataryamye wivuga ngo uri maso. Uyu munsi nyine niriwe mu ibarizo ni iki nabaye umweru. Frank wambaye nyine umupira sinzi nimba uzongera no gucya ni ukujyana muri dry clean. We nakwanze ntabwo nshaka kuvugana nawe nuko nashaka kubyerekana. Ewe
ariko umwana ntawe nta n'umwe okay ageze amahirwe tuvuze umwana n'umwe ngo tumwereke umubyeyi we turebe ko bamumenye mukingaho shawe yari kumenya ariko kubera nyine we barabo ntago tuvugana kubera amaso ni DNA zirakorana ni dinye nawakumenya mbabaye barabimenya nanjye ubu ndagarutse numva ndakwibagiwe hariya witwa nde nitwa kwa kundi unyiciye game irangije ahantu nifuzaga yawe yari iteguye nyine iteguranye ubugome bwo kundisha ifu mbisi ikindi uri umwana mubi cyadukoresha igira ibisi nyine mwumva ibintu ari gutekereza ni ibintu bibi gusa be ariko Paul yandekura mbabarira rwose oya najyane byo naniye hirya nyiciye game tunyirangira kare kandi atari ko nifuza nashakaga ibibazo byinshi cyane iyo ntegura wari kunegura nkabyandika oya nabyo kubyandika kuko urumva wambwiye ibibazo nakubaza wowe uzi nyine nzi ko wasubiza oya nibyo kuko ntago ariko navuze umva nkubwire sheri mubaza urugero Mbega yashinzwe ryari wose urabizi nshobora kuba mbizi nimba ubizi ntari bitsige urumva nkahita ngusiga urumva aricyo gihe nakubaza ibintu utazi gusa kuko hari ibintu nakubaza byinshi sheri nta kibazo umva ikintu gihari ikintu cyari kigamijwe ni igiki umva sheri ikintu cyari kigamijwe ni igiki ntugire kunyifatisha kuko nakwanze umva ikintu gihari wagombaga kumbaza ikibazo ariko uzi neza ko ninkinanirwa wowe uri bumbwire igisubizo cy'ukuri nyine ikibazo icyo ari cyo cyose yego mu Rwanda tuzatora ryari ntago mbizi urabizi ntago mbizi ni ryari reka nyine nese kumfasha nyine bavuga ni ryari utanzi gutabizi 15 z'ukwa karindwi 2024 niba umbeshye urahita ujya kunuza kuri yellow paper ntabwo byasotse kuri yellow paper kuri komisiyo y'amatora nsigiho naka akonsizeho karaza kumanuka neza mu kanya kabacecetse serode ngambaza ikintu kijyanye n'igihugu ariko ubaza ikindi mbaza ikiza buretse nanjye mubaza ngirakara kuko ni wabizanye bafunguye ryari umupaka wa Uganda n'u Rwanda uravuga umwaka se cyangwa itariki cyose tukireke nanjye ntacyo kutangiye kurakara ibibazo byawe nyine mizi nibuka ko icyo kintu ntabwo waba ukizi ntabwo mbyibuka ubwo ningiye kubaza uko urananiye kumbaza mbaza nyine uri kumbaza ushaka gufata ifu ko nzi ko nari bugikore shuti ya Yago ni shuti ni igitaramo cya Yago Pondat muri Kigali kizaba ryari tariki 22 z'ukwezi kwa 12 okay twavuze ko tuzajya ntuzambe tuzagenda kiri mu bitaramo tuzatujyanye kuko ntabwo ukunda ibintu by'ibitaramo okay mbaza nyine sinengubaje senge oya naguhaye umwitangirizwa ngo mbaze kuko ninkubaza ndagusiga ifu no mu matwi nkomeze mbaza nta kibazo abana bazatangira igihembwe cya kabiri nanjye nabyize rwose kuko ntabwo baratwohereza ababyeyi sinakunda barye bitihimba Latifa yavutse tariki zingahe nako yavutse mu kwezi kwa kangahe basi ugiye kumbwira papa wanjye yavutse mu mwaka wuhe yavutse 76 oya 6 ikibazo cya mbere igisubizo cya mbere ni icya mbere yavutse ryari 6 nahingiye kubivuga nuko nahingiye 6 mitse nsanga ari umwana uri kunama ndashyira mu mutwe utanshyira mu kanwa ndashyira mu mutwe
mwakoze kudukurikira. Amahoro y'Imana abane namwe. Sezera kuko Nyagasani akomeze kubandindira. Sinzira sheri. Urumva Nyagasani akomeze kubandindira. Ndagukunda sheri. ndakwanga. Amahero. Sanagufasha. Ubu njyewe ndimo ndavuga mu mwanya wa Mutabazi na Neri na Janet. Ni njye utsinze. Fata akaboko nzamure. Nk'umuntu utsinze. Okay. Shari kodisi. Ndakoze. Sibyo? Nsanzwe ariko noneho. Uyu munsi ni gukoresha gahisha. Basi tugabanyeho abafana bamenye ko ari wowe wahoze uhari. Mwakoze kudukurikira. Amahoro y'Imana abane namwe. Dore ninjye utsinze nawe uzategura ibyawe. Njye nzamubabaza. Harimo no kurira. Harimo n'iki? N'ibisebe bigomba kuza. Ngaho mpakabizi turebe ko bikunda. Mwakoze kudukurikira. Bye.